mbese ntiwaba waribagiwe gukora kw'Imana muri wowe? Mbese ntiwaba umutima wawe utacyumva ko Imana igikora? Ivuganye nawe kano kanya irakwibukije ngo ntabwo nagutaye mwana wanjye, ntabwo nakwibagiwe mwana wanjye, ahubwo icyo usabwa ni ukongera guhesha Imana agaciro, wihesha icyubahiro abakozi b'Imana, mukiranuka muri byose, mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Bizatuma Imana iza mu ruhande rwawe, bizatuma Imana itazabaka, bizatuma Imana iba imbere yanyu. Muvuge ngo amen. Ndanezerewe kuza hano imbere y'itorero, umutima wanjye urishimye cyane ko kimara kubona ubutumire bwemeza ko naza hano ku itorero. Habayeho gusenga Imana, ndavuga ati reka Imana nidushoboza twagera tuzashima Imana. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, mbwiriza ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Ndakishijwe nkuko nabibabwiye abantu nivuze badahari, ubwo niwe ndi kubwira, nsengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Ariko uyu munsi turi muri ya misiyo ivuga ngo tuvuge ubutumwa bwiza kandi tubwire abantu bose. Abantu bafite Bible nimurambure Abakorinto ba kabiri, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Turasoma igice cyawo cya mbere, turasoma ku murongo wa 10. Niryo jambo ryo nishaka kugira ngo mvuge gato cyane, ndindagiza turasenga Imana. Ariko torero haleluya, abari maso haleluya. Reka dusome izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. N'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, n'igice cya mbere ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye bityo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza no kuturokora. Ngo yaturokoye urupfu. Munyemerere muhaguruke mwese, abantu muri kumva muri hano muhaguruke. Niba
n'abapfakazi, nibutse bano bantu barababarira, babwire ngo ni ukuri iyakurokoye cyane, iyabanyi bawe cyane, iyakurengera ubukombe, iyakurengera ari kukuroga, iyakurengera ari kugutembera, iyakurokoye. Gahunda irakomeje, gahunda irakomeje, gahunda irakomeje, komeye perezida. Ariko haleluya, twagire nanjye mana nzajya gukorerayo, nanjye mana nzajya gukorerayo, ayiwe nanjye mana nzajya gukorerayo, ayiwe nanjye mana nzajya gukorerayo. Ntakamufashe, ayiwe nanjye mana nzajya gukorerayo, nanjye mana nzajya ariko mwari muzi yuko Imana ibishyire ko hari abantu bari barandikiwe imfuko uyu mwaka bakazigira kurangiza utwagiye 2022, ariko ijambo ry'ubuhanuzi mu bundi rero bashyire kuri gahunda neza, kuko amagambo ari kwisukiranya ni amagambo aryoshye kandi nshaka kugira ngo buri wese ayumve. Imana yabarakoye cyane nawe hantu gihagaze, ikomeje kurokora abantu bayo, ikomeje kurokora ngo naho amarembo y'ikuzimu yafunguka, itorero rya Kristo rirashinganye, itorero rya Kristo rirarinzwe, itorero rya Kristo turarinzwe. Ntabwo dukwiriye gucika intege, ntabwo dukwiriye gucika intege banikoreze, nimukomere mushikame. Imana twiringiye iri muri twebwe, irakomeye, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ntabwo ujya kure y'iri jambo. Dawudi yandika 25 yaranditse ngo siko bizaba ku bantu bagize gute, ku bantu bagize gute, ku bantu bamutegereje. Ntabwo ariko bizaba kwa n'itorero, ntabwo ariko bizaba mushumba, ntabwo ariko bizaba ku bantu bategereje Uwiteka. Ndabona Imana ikiza indwara, ndabona Imana isura, ndabona Imana ibegera, ndabona Imana itabara. Tera haleluya. Tatoze gatoya ngo iyakurokoye, mbega iyakurokoye cyane, naho bakuranga, naho bakurwanya, niwe Isirayeli bishaye Uwiteka ni ukukurokora. Baritete ntibaritete, bagambane ntibagambane, bishaye Uwiteka iracyakomeje. Bampaye iminota mikeya tugiye gusengera Imana.
Mama, uri kundeba turi kurebana, wowe ufite urufunguzo mu ntoki. Imana ivuganye nawe amagambo ngo uyu munsi tuvuga Imana ikuye urupfu mu ruhande rwawe, kandi ikindi Imana ikuye n'akagambane mu ruhande rwawe. Wowe ufite urufunguzo mu ntoki, ufite urufunguzo gira gutya n'ibiganza byawe, wowe ufite urufunguzo wibonye. Imana ikuye urupfu mu ruhande rwawe, kandi ikuye n'akagambane mu ruhande rwawe. Ivuganye nawe amagambo ngo ntabwo izaguta, ntabwo izagutererana, iraguhetse murakoze murakajyana rero. Ijambo twari turiho nk'Imana ikomeje gutora ufashe imbere. Imana ivuze ngo njyewe Uwiteka ntabwo agukunda, kandi kugira ngo wibuke ko Imana yakurokoye ni ukwibuka aho mwabanye nayo. Icyo ni kimwe. Kabiri, kwibuka imbaraga z'Imana bituma Imana ubwami bw'Imana buza muri wowe. Icyo ni kimwe. Kabiri, iyo wibuka gukora kw'Imana muri wowe, icya mbere ngo imyuka y'umwijima ihunga urugo rwawe. Ikindi gikomeye, iyo ufite umutima wo kwibuka ibyo Imana ikora muri wowe, ngo ubwayo iraza mukabana mukagira gute? Duhaguruke dusenge Imana. Tujye gusengera abantu b'abarwayi, abantu baboshywe n'uburwayi, kuko marayika w'ugutabara, marayika w'ugukiza amanukiye mwari itorero, marayika w'ugutabara amanukiye mwari itorero. Ni hamwe namukomere amashyi, ni hamwe namukomere amashyi. Nijye gusoza, mbese ntiwaba waribagiwe gukora kw'Imana muri wowe? Mbese ntiwaba umutima wawe utacyumva ko Imana igikora? Ivuganye nawe kano kawe, irakwibukije ngo ntabwo nagutaye mwana wanjye, ntabwo nakwibagiwe mwana wanjye. Ahubwo icyo usabwa ni ukongera guhesha Imana agaciro, wihesha icyubahiro abakozi b'Imana, mukiranuka muri byose, mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Bizatuma Imana iza mu ruhande rwawe, bizatuma Imana itazabaka, bizatuma Imana iba imbere yanyu. Muvuge ngo amen. Tugiye gusenga iri sengero, tugiye gusenga. Unyemerere ujye utera intambwe ahantu uzi, unyemerere mu buryo duhanga ihana distance yo kwirinda Covid, twambaye neza n'agapfukamunwa, ariko tugiye mu kirere cy'umwuka cyo kubohoza abantu barwaye indwara, abantu bumwe baje bumva baruse. Marayika w'Imana ukiza indwara yaje, marayika w'Imana ukiza abarwayi yaje, marayika w'Imana ukiza imitima yaje, marayika w'Imana ukiza yaje. Haleluya! Nyanyakiri haleluya! Nyanyakiri haleluya! Nyanyakiri haleluya! Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Turagushimira mwana w'abantu. Tugeze mu mwanya wo gusengera abarwayi. Nyemerera ukora ahantu mu mibabaro, nyemerera ahantu ugomba kubabaza muri aya makarani, ubwire marayika w'Imana aze ku buzima bwawe. Resta kugasaraba shere wesire bodoro tamagaye ubwami bw'Imana. Sengera bano bateye, sengera bano bagabo, sengera bano basore, sengera bano batoya. Muri aya materaniro jambo risobanuye ngo warabarokoye, komeje kubarokora. Arasaba shetani ukaribaga z'umwijima, ukaribaga z'abadayimoni. Senga, senga atuza kema kawe, senga, senguruka, senga, sika, sika na masaraba. Kanesi, shesi, shesi, pasta, sene mahasi, sheba. Pesta, siko, sili, minibra. Sheba, siko, Jesus. Bema, Jesus.
urakoze Yesu kubw'aya materaniro meza mu izina rya Yesu amen. Ubona materaniro y'ubutsinzi wowe wicaye hano wowe mama utwite mama Bruno tera haleluya umwuka wa mbere umwuka w'ibisasi ariko Imana ikuye ibisasi mu ruhande rwawe. Ikindi gikomeye Imana igiye kigucisha ayo maguru yawe wanyemera ukongera ugatera haleluya